Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bagabo kwambara inigi n'ibikomo. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Inigi n'ibindi byose byambarwa mu ijosi nk'imitako mu mitako abantu bitakisha, ibingibi ni umwihariko w'abagore mu idini y'Ubuislamu. Ibingibi ni umwihariko w'abagore mu idini y'Ubuislamu. Kirazira kikaziririza ku mugabo ko yitakisha imitako y'abagore nk'amaherena, ibyo binigi, ibikomo, ibigurumete bambara ku birenge n'ibindi bitandukanye mu mitako y'abagore. Ni haramu ku mugabo ko yambara imitako y'abagore, kubera ko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yaravuze ngo la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa. Imana yavumye abagabo bisanisha n'abagore. N'umugabo kwisanisha n'abagore no kwitwara kigore, cyangwa se kwambara imyambaro y'abagore, cyangwa se kwitaka imitako y'abagore, kuko ibyo ngibyo bigabanya ubugabo bwe, bikagabanya n'ubunyangamugabo yo bwe, kandi bikanagabanya n'icyubahiro cye no mu bandi. N'umurebye nawe akamwibazaho, kabone n'ubwo yaba yibeshya ko hari uwamubonanye ubwenge cyangwa se ngamubone mu buryoza. Nta buryoza buri mu kwisanisha n'abagore. Umugabo agomba kubaho kigabo, agakomera, agatekereza kigabo, kandi akagira imyumvire imuhagarika ikanamwubahisha, kandi ikamuha no kuba intwari itsinda ibigeragezo n'ibibazo. Hanyuma ahangaha by'umwihariko iyo ibyo bintu byinjiye mu mazahabu, noneho ubu haramu burushaho kwiyongera, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama yavuze ko izahabu ari haramu ku bagabo bacu, ikaba iziruye ku bagore bacu. Bityo nibyo nabyo kwambara izahabu ku mugabo nabyo ni icyaha gikomeye, kandi nta nubwo byemewe, kubera ko uzayambara Nyagasani azayimutwikisha ku munsi w'imperuka. N'uzayambara hano ku isi mu bagabo, ku munsi w'imperuka Nyagasani ntago azigera amushyira mu bazayambara. No kutajya mu bazayambara, ibyo ni nk'ikimenyetso cy'uko ushobora kwimwa ijuru, cyangwa se wanarijyamo ukarijyamo ariko ufite inenge, bityo ukaba muri babandi bazabanza kwezwa kugira ngo ubashe kujya mu ijuru. Bityo ni haramu ku mugabo kwambara ibikomo, no kwambara ibinigi, no kwambara ibyo ku maguru n'ibindi byose mu mitako y'abagore. Kirazira kikaziriza ko umugabo yambara imitako y'abagore, wallahu a'lam. Naho ku bagore bo biremewe, ntacyo bitwaye, byaba biri mu izahabu cyangwa se mu bundi buryo ubwo aribwo bwose, ariko ikitonderwa nuko batagomba kubyereka uwo ari wese, keretse babandi babiziruriwe nk'abagabo babo, cyangwa se abandi bo hafi yabo muri babandi bazirijwe kubarongora, nabwo kandi bakabereka kuri abo ngabo, babereka bya bindi bidakabije mu mitako yabo. Wallahu a'lam.